ni mubayumbe aguma kwayo ni mutarabaye muyumbe kanga reka akora abayumbe bozaga muzamuke Bibiliya iravuga ngo urupfu rw'umukiranutsi rugomba kwibuka. Impamvu tumwibuka nuko ari umukiranutsi. Igihe twabanye ntiyigeze atubera imbogamizi. Hari abakozi b'Imana abandi barimo Papa Peter, ntabwo nabirenganyije n'ukuri, ntabwo nari nababonye, murambabarira. Twabashimiye muri ababyeyi bacu kuza kwifatanya natwe, ari Prosper Ngomezi, Slim Jesus. ushiramo sebene ya set papa, ushiramo sebene ya set mwumvana. Muranezerewe, abicaye hano muranezerewe. Wizamure piano, wizamure. Akoze cyane mwana wanjye. Mwana umugisha cyane. Tugiye gutara. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo urupfu rw'umukiranutsi rugomba kwibuka, siko? Impamvu tumwibuka nuko ari umukiranutsi. Igihe twabanye ntiyigeze atubera imbogamizi. Haleluya. Kandi ahari ni heza, twese niyo nzira. Urupfu siyo nzira itujyana mu ijuru, ariko kwizera niyo nzira n'ukuri n'ubugingo, ibyo bizatugeza mu ijuru. Abamwizeye rero nta teka bazacirwaho, naho waba warapfuye uzongera ubeho. Haleluya. Kazamura ibiganza byacu, Imana icyubahiro. Haleluya. Zamura ibiganza. Haleluya. 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 Amen. Amen. Reka sabe Didiasi nawe atange haleluya. Afite amavuta n'umugeni wacu mushya. Turakwishimiye cyane. Tuzamure Imana icyubahiro twese itorero. Haleluya. 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 Wewe muretse kwakira audience hanze nyakindi. Tuzamure Imana icyubahiro twese. Nta kindi twareba usibye kuramya Imana no kuyihimbaza. Nicyo cyonyine kitubereye muri rusi, kuramya Imana no kuyihimbaza. Turabashimiye kabisa ukuntu mwatwitabye kandi mufite umunezero uva mu ijuru. Imana iberetse umugisha mwinshi. Tuzamure Imana icyubahiro twese. Haleluya. 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 Amen. Reka duhaguruke dukomeze turamye Imana yacu. Abafite imirimo Imana yabakoreye tuzamure ibiganza twese. Ese twahaguruka ku birenge byacu tukavuga ngo warakoze Yesu ku mirimo wakoze. Nababona muhaguruka tugashima Imana. Haleluya. Haleluya. Ababishoboye mubeza kujya. Ari urukundo rw'Imana yacu basakajwe imitima umwiringira ayanaza kw'amanisoni urukundo rw'Imana
yazuwe wasakajwe tumuzamurire ibiganza twese ubwingira oya isoni wasakajwe ongera uvuge uzamuye ibiganza kandi ubwingira oya naza isoni bicubuze cyose ntabwo gihera kirasohora uri mwiza turabarushya yabana imana we bityo bavuze nukuri bityo bavuze sinamuka bami imana we bityo bavuze we shiramo umukumane tumara dusoza akagafunga ntikahagije kabisa nibazamuke mbese igumaho noneho muzamuke mwese ni umwanya wanyu w'agakunga iminota 5 gusa hanyuma dusoze akanya gato abantu bake cyane kiriki n'abandi abayumbe umuntu ni mu bayumbe aguma hwari niba utarabaye mu yumbe nkanga reka akora abayumbe bozaga muzamuke reka tubanza duhe umuyobozi wa healing umwanya muto hanyuma adusoreze abashimire hanyuma dukomeze n'umwanya w'umukungu. murakoze cyane ntabwo ndibubatindire ntabwo mwaba twitabye tugenda tutabashimiye rero turashimira abantu bose batwitabye tubanza gusaba imbabazi aho bitagenze neza bitaturutse ku mpamvu zacu tubasabye imbabazi ariko turabashimira muri rusange duhereye ku gihugu cyacu n'inzego zishinzwe umutekano kuba ziturinda neza umutekano turashimira itorero abashumba bose n'amatsinda muri rusange dukorana umunsi ku wundi n'abahanzi ku giti cyabo imana ibaha umugisha turashimira amakampani yaduteye inkunga yatubaye hafi mwese turashimira itangazamakuru muri rusange imana ibaha umugisha byo kutuba hafi umunsi ku wundi rero n'ikindi gihe tuzabahamagara muzongere kandi
mutwitaho ko dufite za gahunda nyinshi. Iyi coaster cyangwa se insanganyamatsiko ya Hillfest yitwa yaturemeye kuduhimbaza mbese n'ingarukamwaka kandi igomba kuzenguruka bino bihugu by'ibituranyi. Ubu hano niho twahereye, ariko umwaka utaha cyangwa se no mu mezi ari imbere uzumva ko twagiye mu bindi bihugu byo guturanye ndetse dushobora kugera kure kuko Imana izabishoboza. Ariko tuzi ko mwe mbaraga zacu muzi ko mutuba hafi. Turabashimira cyane, muzakomeze mutube hafi mu bikorwa byinshi duteganya. Iyo turakuba dufite umwanya twabibabwire projet iri imbere, ariko tuzagenda tubibagezaho mu buryo butandukanye ibyo muzumva rwose atuye hafi. Turashimira ababyeyi batuba hafi umunsi ku wundi, bemerera n'abana kujya muri za gahunda za healing. Mwabonye ahantu baba bari, mu by'ukuri turazirikana abatwitabye baje gushyigikira abana. Imana ibaho nawe yavuye USA, abanyamuryango bose bamanutse ku bwa concert. Imana ibaho umugisha. Dukomeje gushimira buri muntu wese ahari, abadukurikirana online turabashimiye inkunga mudutera umunsi ku wundi. Mwebweho sinzi ibyo nabivuga biba byashoboka babindobye baheke, ariko Imana izabiture ku rukundo mwatweretse kandi muzakomereza aho. Murakoze cyane. Amashyi menshi cyane dushimira umuyobozi Muswahili. Hanyuma hari abakozi b'Imana bandi barimo Papa Peter, ntabwo nabirengagije n'ukuri, ntabwo nari nababonye, murambabarira. Hari Pastor Valerie, twabashimiye muri ababyeyi bacu kuza kwifatanya natwe. Hari Prosper Ngomezi, hari ubuyobozi bwa Gisubizo Ministries, mubaha amashyi menshi cyane, bagize neza kuza. Dushimiye kandi umubyeyi wacu Mama Shanita, mwamubonye, twabanye nawe, nukuri yagize neza. N'abandi bose mwaje mwagize neza. Hanyuma umuntu witwa niyo mwongereye isa uzindangamuntu ye ndayifite hano azenyemuhe, nta mwanya wo kurondogora. Okay, hari undi mukozi w'Imana yitwa Pastor Eugene wavuye muri Amerika, nawe Imana iguhe umugisha. Turabashimiye cyane mwese mu byubahiro byanyu. Uwo ntashoboye kuvuga mu izina nuko wenda ntabimenye cyangwa kubera izindi mpamvu. Abataha mujyane n'Imana, mwagize neza kubana na Healing Worship Ministry. Nk'uko ubuyobozi yabitubwiye, ni tuwa izakomeza, niyo mpamvu twahise festival cyangwa se Hillfest. Mukire mu mitima, Imana ijyane namwe. Hanyuma abayumbe mufite iminota 15 muyikoreshe neza. Muhemeri umwanya n'uwanyu. Nta zindi komantere ariko umukunga kandi hano gusimbuka hano ntibyemewe. Dusirimbire hano abari hano, abandi hasi. Imana ibahe
mwakoze cyane kubana natwe, tuzasubira. Imana yo mu ijuru ibarinde. Reka dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, gitare cy'amahanga, turagushimye turaguhimbaje, wabanye natwe muri gahunda zose zabereye hano. Icyubahiro cyawe cyagaragaye, neza yawe n'ubuntu bwawe byagaragaye. Hari abakozwe ku mitima, hari abongeye gutekereza ku buntu n'ineza yawe, hari abakugarukiye, ubakire neza Mana. Ndasabira buri wese wageze hano ngo umuhe umugisha, umwagure, umugirire neza, azabone ingororano akiri mu isi ndetse no mu bwami bw'ijuru, kubera uyu mwanya wafashe wo kwifatanya na Healing. Ukomeze kuyiha umugisha nayo, ukomeze kubagura, ukomeze kubaha ibihangano by'umwuka, kandi ukomeze kubashyigikira mu buryo bwose. Tubisabye twizeye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Sawa, bye. Hanyuma niyo mwungeri Elisa, umuntu wabuze indangamuntu yitwa niyo mwungeri Elisa, anshake nyimuhe niyo mwungeri Elisa. Ushiramo sebene ya seti papa. Ushiramo sebene ya seti zungana. Muranezerewe. Abicaye hano muranezerewe. Wizamure piano, wizamure. What's the